umusore usanzwe uvuka muri famiye ngiye wivuka najyanye ubwanjye ngiye wegenyine mvuze ngo nabandi tuvukana ntavo ngiye wegenyine byo kuvuga ngo umuryango w'abana bangahe uwo muryango ufite giye wegenyine nkungu ukunda gusabana n'abandi ukunda siporo ubuzima busanzwe bwa buri munsi ukunda kuvugana buri wese yaba umwana umuntu w'umugabo umusaza cyangwa umukecuru buri wese n'ikigero cye Rwagasore Cedrick akunda kuganira nawe ya buri munsi bya buri gihe kuko baragana n'abantu ntabwo buri kintu bakuraho iyo uganira n'umuntu bura nawe tuganira gutya nimpa vanda vanga byuza icyo nakwigiyeho kandi kiza n'undi wese icyo wamwigiyeho kiza uwo ni wese Cedrick. Ubusanzwe Cedrick atuye mu karere ka Huye mu murenge Rusatira kubera ko ariho n'akazi akora agakorera. Nize amashuri abanza primaire n'undi aho ngaho. Secondaire nayize i Karongi esi Mubuga. Section yiga Saint Joseph Birambo. Nize MCB Biology, Chemistry and Mathematics. Kaminuza nayize muri Mount Kenya. Nizemo Chemistry and Biology. Narashoje kwiga university narashoje. Murakoze icyo nzanyemo habaho Miss Rwanda y'abakobwa ndavuga abakobwa ayo ku bahungu natwe Miss Rwanda yari ikenewe kubera ko twajyaga ibitekerezo tukabura ahantu tuza kuba twabigaragaza cyangwa se nk'urubyiruko ibibazo tugenda duhura nabyo tukaba twabura platform yo kwinyuzaho ukaba kugira ngo babitanga ari uko wenda wahura n'itangazamakuru kugira ngo bagaragaze ibibazo urubyiruko rufite ari uko wenda wajya kuri radio ariko amahirwe y'imwe ntago urubyiruko tujya amahirwe kuba twajya kwira kuri radio so kuba twabonye irushanwa rya Miss Rwanda ni irushanwa ryiza tuzanye bya bitekerezo nahoze mbabwira ibitekerezo bitandukanye abantu bamaze imyaka ngaye bafite byumwe kuri yeweho nakuze nkunda ibintu bya fashion ubuzima busanzwe bwa buri munsi nakundaga fashion muri za secondary school njyaga mbikora rero bikiza nabonye asi ibintu why not ntashyira mu candidature ko mbona ibyo basaba byinshi mbyujuje nshyiramo gutyo bisanzwe binatinda kuba baduhamagara ngo ngira ngo wenda zari joke ariko kera kawe mbona barahamagaye icyatumye rero mbijyamo by'imbaraga ni project nari mfite nimaze ngiye kirekire mfite bitewe nuko wenda sinababwiye akazi nkora ubusanga akazi nkora mu kigo cy'ishuri department ya discipline nagiye ndeba uburyo urubyiruko rubayeho especially mu mashuri ya secondary uburyo basohokamo uburyo basoza senior 3 uburyo basoza senior 6 bakitwara mu buzima bwo hanze rero muri project yanjye harimo uburyo abanyeshuri bagomba kuzamenya kwitwara nibagera hanze nyuma yo basura amashuri ya 6e nyuma yuko bashoje ya 3e mwagiye mubona amageste atandukanye akorwa n'abanyeshuri basoza senior 3 bakumva ko bagomba kwangiza ibikorwa remezo by'ishuri mwabonye bagiye baca uniforme impuzankano z'ishuri abagiye baca amakayi byagiye bibabaza abantu benshi ageste babaje abantu benshi rero muri project yanjye nahoze nifuza na kera bitewe n'imyaka mbabwiye amaze nkora muri education nabonye impinduka nyinshi ndamutse mpawe amahirwe kuba Miss Rwanda hari byinshi nagenda mpindura n'ibyo navuze hejuru izo mbogamizi z'abanyeshuri cyo numva rero project yanjye yatumye nza muri Miss Rwanda no kugira ngo mbona aho ndonshingira project yanjye abantu bayimenye ndetse n'impabwa n'amahirwe nzabe nayigaragaza kireho ya club navuze yo kugira ngo turwanye ya myitwarire itamyiza mu banyeshuri. Icyiciro kigiye gukurikiraho ntekereza ko ntago gikomeye bijyanye naho twavuye wenda niho azatanga amahirwe yo kujya aho umuntu yifuza kugera ariko nanone ujyanye naho twavuye kuko aho umuntu yavuye ikiba kigoye no kubona igitekerezo ku igitekerezo ni icyambere
kugira nawe ukigaragaza noneho ugahabwa iyo pass ni icya kabiri. Rero ntekereza ko niteguye neza kubera ko ku mpande zose ari project yanjye narayiteguye kubiri kose. Kubwanya ni nziza, sinzi wenda societe kwizayakira, ariko kubwanya ni nziza nahisemo. Icya kabiri, mfite abantu benshi ba courage, tukuri inyuma tugushyigikiye, ni ibintu tubona washobora platform twiteguye kuzaguha amajwi mu gihe cya voting umunsi uzaba yatangiye. Rero niteguye neza nta kibazo. Abandi nyuma bose cyane no kubashimira ko bafashe umwanya wo kugutera ingabo tugurana ikintu kidasanzwe ko baguhisemo, no kubashimira. Icya kabiri, ngeze aho mbakeneye cyane kurenza ahabanje. Aha niho mbakeneye cyane kugira ngo mbone audiences, kugira ngo mbone ya support yabo. Wenda habanjeho support kwa kumpa courage, nta majwi yabo akenewe, ariko uyu munsi hakenewe amajwi yabo noneho. Niyo mpamvu ndabashimira aho bagejeje, kandi mbasaba no gukomereza aho bagejeje kugira ngo turebe uko umuhigo twihaye twawesa kandi twawesa neza.